Ngewe banyitanyira Amajyambere Esperance uturuka mu murenge wa Base, akagari ni Rwamahwa, umudugudu ni Kirori, akarere ni Rulindo. Nyakubahwa rwose iyi radiyo iziye igihe niko nabivuga. Ngewe ubwanjye ku mutima wanjye iyi radiyo izigiye igihe ariko hari nashonje. None rero bayobozi muri kunyumva, muntu wese uri kunyumva niyumva karengane abashigajwe inyuma b'amateka umurenge wa Base bahuye nako kugera bugingo ubu bakiri nako. Ngewe ndatangirira kubwo twibereye turi ba bantu tutagira pfuna ruguru ntitugira amasambu, ariko mu buyobozi ntibemera ko turi abashonje. Umurenge wa Base watugize abakire, icyo ni icyambere. Yes, ngira ngo neza cyane mwabibonye. Uyu nguyu twari turi kumva no kureba ni Nyiramajyambere Esperance wari utuye mu murenge wa Base, akarere ka Rulindo kabisa. Wavugaga ibibazo bahura nabyo umunsi ku munsi, ariko akaba yaritabye Imana hashize imyaka 3-4 gutyo avuye muri iyi si dutuye, muri iyi si y'abazima. Yamamaye ari uko yenda asa n'upfuye, kubera ko akiriho yenda ntabwo twabonye, ntabwo yavuzwe cyane nk'uko ubu ngubu ari kuvugwa. Nkeka ko ni ku isi nyine ihemba, iyo ukiri ku isi ntabwo abantu baguha agaciro, ariko iyo umaze kugenda niho ubasha guhabwa agaciro. Niyo wakoraga nabi icyo gihe uravugwa cyane, kubera ko baba batakikubona. Gusa uyu mubyeyi yakoze neza kuri ino si y'Imana, kuri ino si ya Nyagasani, kubera ko yagiye avuganira abantu, kandi abantu bakaba babona ibyo yabavuganiye, bakaba bahabwa nimba ari agaciro batabonye bakagahabwa. Ngira ngo murabyibuka ko yavuganiye abantu bakoranaga, bari kumwe muri koperative y'Icyuzi, bakaza kubona amafaranga yabo y'Icyuzi, kandi yari haciyemo amezi atari make babasezeranyije ko bazayabaha. Ariko Nyiramajyambere Esperance amaze kubivuga, amafaranga barayabona. So rero nimba umuntu agize agaciro, agize akamaro, agize ikintu akumarira kigaragara, uba ugomba kumushimira by'umwihariko. Nge namwe Abanyarwanda mukurikira Inkogoto TV, ni ukuri reka tuzapange dusure umuryango w'uno mubyeyi yasize umwana wari waramugaye akaboko kubera ko yahanutse mu giti. So ubwo rero tuzabashake ni ukuri mu murenge wa Base, akarere ka Rulindo, tubasure, tujye kureba uko bameze, abasigaye tubihanganishe. Ntago haciyemo igihe kinini tumenye ko yitabye Imana, ari nayo mpamvu tuvuze tutireka dukore ino nkuru ya Nyiramajyambere Esperance, kugira ngo twibutse abantu ibikorwa yagiye akora. Yakoze neza akiri mu isi, kubera ko yavuganiye abantu kandi bakabona ibyo yabavuganiye, bakabibona mu gihe bari barihebye. So rero mureke dushyigikirane, dusure uno muryango, dusure abasigaye, turebe umwana yasize uko ameze, ese ameze ate. Muri makeya turebe nyine n'abandi n'abaturanyi ukuntu bameze nyuma yo kubura umubyeyi wabafashaga kugira ngo babone ubuvugizi. Murakoze cyane. Bagita Claude. Inkogoto TV Rwanda niyo YouTube ikugezaho ibintu byinshi, izajya ikugezaho ibintu byinshi byerekeranye inkogoto. Sinzi nimba muzi ijambo inkogoto,
ariko ndi hano kugira ngo nzabasobanurire buri kimwe kugira ngo muzamenye icyo bishatse gusobanura. Murakoze rero, ukora subscribe, ukore share, comment kugira ngo YouTube yacu ikomeze gutera imbere kandi ikomeze kumenyekana no mu bandi bantu babashe kuyibona kandi babashe kudutera inkunga batuzamure. Murakoze cyane, umugoroba mwiza. Abatwa b'ikiruri bazi ko kandi turi abanyuma mu bukene. Njye ubu narumiwe, nyamara navuga gutyo ngo ndi kuvugagura ngo ndi kuvuga nabi. Bayobozi ibisigaye niyo baduhaye amafaranga y'icyuzi, ubu abana bacu baba bambaye uniform, aba bana bacu baba bambaye inkweto, niba bajya ku ishuri batambaye inkweto, mwabavandimwe mwe. Ikindi nongeye kumigwa, bayobozi muri kunyumva, ngiye kumva numva ngo abasaza bose bo mudugudu wa Kiruri babashigajwe inyuma n'amateka n'abakecuru barimo ngo bavuye muri VUP n'umwana w'umwega niho rawumve. None subwo ko babavanye muri VUP mutagira pfa na ruguru muri abakecuru, ngaho natwe dufite ingufu twabuze icyo dukora turashabika bikanga. None nk'umukecuru utivana nkwari, umusaza utikura nkwari, bageze mu myaka 70-80, reba arabana baza kugira imyaka 110, baratinyuka bamukuramo none nta n'umwana afite. Icyo cyo uwo mwana bavuga afite ngo ni mashenderi, ni ikibobo n'akarere karamuzi kari ikibobo, bahora bamufunga magiwawa, ariko baratinyuka ngo babavanyemo. Ndumigwa nese ubu noneho turavugira he? Ese ubu turatabaza he? Nta muyobozi tugira utugendera wa mutwarewe, ntawe tugira, nta muyobozi dufite watugendera. Biranyobera ndumigwa, cyakora navuga ngo ngaho rero ni muhamaho ngaho na corona yaradukoze, wenda hazaga inama abadepite bakaza, abantu bakomeye hejuru bakaza, tukatiririra he mu nama, bakagira ibibazo bimwe na bimwe bakemura. None ubwo ngubwo turabigenza gute ko n'akarere kataramanuka ngo kadusange naha? Turabigira gute? Dore ngewe igihe nabereye mvuga mungane ngo hari ahandi abatwa bajya babaha icyo kujya wenda rimwe se mu mwaka, ariko uyu murenge wabase kwizina ry'Imana ihoraho ntabyo. Umumbo hari guma mu rugo ya mbere niho baduhaye ikiro 5 cy'ibishimbo n'ikiro cya kawunga. Feyakere intwari, nubwo bavuga ngo ni umwana mubi, Feyakere ni umugabo. Agihari twamaraga nk'amezi 3 akamenya ngo babakene banjye, akareba ahantu yatwifashishiriza utwo tujyo tukatubona, sibyo? 5 cy'ibishimbo, 5 cya kawunga. Aya yigeza no kuduha 5 urugo. Si ukuvuga ngo wenda ntibyavagiwe, ariko yagiraga kujya kutuvugira nk'intwari. Ndi kuvuga mwumva neza y'Imana, Feyakere yari intwari, yakiri mu murenge. None rero uriya mugabo w'inzobe ntago muzi izina wasimbuye Feyakere, none se ubu ngubu katari kutugendera ngo yumve yuko afite abakene mu murenge we, ahubwo niyo tujya kumutakira avuga ko turi abakire, ngo bamwita Eme, avuga ko rwose twifashije. Nukuri kw'Imana ngewe uriya munyarwanda ndabivuga, ngewe uriya munyarwanda gitifu uriho, mfite umwana w'akajorite yavuye mu gitarashwanyagurika akaboko kose, biba ngombwa yuko itije yari irimo igomba kuvamo. Reka mbivuge, biba ngombwa ko tije irimo igomba kuvamo irari murya. Ndamuvuza biranga, biba ngombwa yuko bamatarasiferi y'Ikanombe. Naragiye hari muri guma mu rugo, njya ku murenge ndabimutekerereza, arambwira ati noneho amamodoka ntiyari yagenda, ariko nagenda uzaze tuzaguha imfashanyo ugende. Mwana wama ibyarageragiye, aranambwira ati ngo subira inemba bamuhutu nini two guhoza ubujyane wenda bujye bimujyajyataho. Narabikoze. Mu gihe amamodoka amatagisigagiye nasubiye ndabimutekereza, ati ngahuzana ibyangombwa byose ubifotoze. Narabijyanye. Mu kujya kongera gusubirayo ngo numve ngo mbese bigezeye ku mwana ndembanye, ngo ariko nyamajyambe ngo nta mafaranga baguhaye, ngo ubwo nyine ngo birarangiye ngo nta yandi bazaguha intwari. Karuko byageze nyuma ngo sinzi ukuntu ngo nimba ari konji, nimba ari nuza, sinzi yari yagiye mu nama wenda y'icyumweru. Intwari sosiyal umurenge wabase wenda bakwice kinga bavuga baturi umugabo. Niwe wavuze ati umwana turamuzi. N'umugabo bitabye Mveni iriya ku karere ka Rulindo. Umugabo intore itiganyira, intore nzima.
Gemve nati uwo mwana turamuzi kwashwanyaguritse akaboko yaje arimo tije nimba bimeze gutyo sosiyare musinyire ngewe mbona iki mwamusinyiye ubundi tumuhete ikimusubiza Kanombe ubwame nta uhari ariko nta uhari ubwo intwari yarabikoze uwo sosiyare w'umurenge yarabikoze mana yera we uragahoraho papa warankoreye ubu mwana bamukuyemo icyuma nubwo ari kajorite ariko nta cyuma gifitemo mbikesha nde sosiyare nkabikesha Bienveni n'akarere ka Rulindo ubwo nibyo navuga naho umurenge wabase dukuyemo yari yanze nacibwa amabere yari yanze nta n'umuntu ujya kumutakira ngo yumve ikibazo cye nk'ubu dufite umwana buri munsi buri cyumweru bajyana i Butaro agwaye kanseri uwo mubyeyi ejo yagiye agwaye kanseri ariko yaragiye ajya ku murenge bwa mbere yego bamuhaye imfashanyo y'ibihumbi 50 kugira ngo iyo nitike ariko kubera ko yagendaga buri munsi ubwo bamuha 50 ubu ari kugenda buri cyumweru aravuga ati se none ko ndi kugera i Butaro nkishyuramo makeya ntibari kunyishyuza nk'ubikiciro cya kabiri cyangwa cya gatatu ariko nanjye w'ikiciro cya mbere sindi kubura ibihumbi 4 ndi gutanga ngezeyo sindi kubura ibihumbi 3 ndi gutanga ngezeyo none ko amafaranga nkamutse nzabigenzana ntabwo yagiye kubibaza uwo mugabe ngo akamusubiza ngo ntabwo bakongera kumuha andi mafaranga ngo nta handi bayakura ngo nabo ngo ribajye bashakisha ngo ntabwo bazahora amufasha ngo ntabwo bazahora amufashanya kandi ntahakura pe ni hano mu mudugudu ubu yagiye ejo mu gitondo ubu yagiye muri Rendez-vous i Butaro rwose yagiye kandi aracyababaye rwose aracyababaje jeweho nta kibazo ubu ngubu ni kajorite ariko nta kindi kintu cyaza mwakuka kuko icyuma bagikuyemo ntwari zacu biganza bigabe byiza biganza bigamariza biganza bitanga birekuye ntwari Kagame Paul Kagame n'abayobozi b'akarere ka Rulindo burya ni beza tugize gitifu muzima nabashimiraga rwose umva ye umuhijya bumwe akayobya mu burarimbwa yiwe ngo ngwiki byawe ndarivuga intwari wenda muze mujugunye none rero bayobozi intwari nta kintu kidutunze nta kintu dufite nukuri kwa Nyagasani cyokora mana ubabwire uti mukomeze mukorana umurava kandi mukomeze mukorana umuhigo intwari ni nziza ntago yiganyira yishakira inzira uti murebe kuntu abashigashwe nyuma n'amateka babona amafaranga yaba yicyuzi barayakobakeye ariko kuki twayakobakeye mukanga mukayarya ahubwo mukayasindamo mitsingi ndarangije mwana wabega igezayo